Twongeye kubasuhuza mwe mwese nshuti bavandimwe bakunzi ba Creative Teacher 250. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibiribwa 7 byagufasha kubaho igihe kirekire bikakurinda gusaza vuba. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, ndagushishikariza gukora subscribe, kanda ku kajambo k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa abone. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga amavuta ya elayo cyangwa se wild olive. Aya mavuta afite ibanga rikomeye cyane. Aya mavuta ni amavuta ushobora gukoresha ukayateka cyangwa se ukayasuka ku biryo byamaze gushya. Yemwe hari n'abayasiga ku ruhu, ndetse ni n'umuti, avura indwara nyinshi cyane zitandukanye. Aya mavuta ntabwo yubatse izina mu kuribwa gusa, ahubwo yubatse n'izina mu guhangana no gusaza, mbese kugabanya ubukana bw'imyaka. Aya mavuta ushobora kuyakoresha uyisiga, ukayasiga ku ruhu, bikaba bituma agabanya iminkanyari ku mubiri. Aya ni amavuta meza cyane aboneka ahantu henshi hatandukanye ku isoko. Rero nawe tangira ukoreshe amavuta ya olive niba wifuza kudasaza vuba. Ku mwanya wa kabiri turahasanga icunga. Icunga ni urubuto rwiza cyane kuko rugaragaramo vitamini C. Ugiye ukora umutobe w'icunga buri munsi ukajya unywa, ni igikorwa cyiza cyane waba wikoreye mu kwigizayo ubukana bw'imyaka, ndetse n'inshuro uzajya kwa muganga. Vitamini C dusanga muri iryo cunga ifasha umubiri kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Mbese uramutse ugiye ugicunga buri munsi, byazagufasha kongera ubudahangarwa bwawe bw'umubiri, bigatuma uca ukubiri n'indwara za hato na hato. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ishu. Ishu iri dusanzwe tuzi, yaba ari ishu risanzwe cyangwa se shufurere, ndetse n'ubundi bwoko bw'amashu. Ishu ririmo ibyitwa antioxida bishobora kugufasha kurinda uruhu rwawe kuba rwakangizwa n'imirasire y'izuba. Ishu akaba ari ryiza cyane rero, rikaba ririnda ubuzima. Nkaba nkubwira gukoresha ishu igihe cyose niba wumva wifuza guhangana n'ibibazo by'ubusaza. Ku mwanya wa kane turahasanga tungurusumu. Tungurusumu akaba ari igihingwa abantu benshi cyane batangarira kubera ubushobozi bwacyo bwo kurinda indwara no kuzikiza. Tungurusumu yifitemo ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri. Tungurusumu urasabwa kuyikoresha, ndetse ukajya uyikoresha igihe kinini, ariko ukayikoresha ku rugero rukwiye, cyane cyane ku barwayi ba diyabete, kuko ibamo glucose nyinshi. Ikindi kandi tungurusumu igira vitamini E ndetse n'ama antioxida atandukanye atuma imyanda isohoka mu mubiri. Tungurusumu rero yagufasha gutinda gusaza vuba. Nahawe rero gukoresha tungurusumu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga avoka. Avoka akaba ari urubuto rwiza cyane. Avoka igira vitamini zirinda umubiri, ndetse ikaba igira n'amavitamini arinda uruhu kuba rwakubitwa n'izuba. Ndetse avoka kandi ikomeza imisatsi, irinda imisatsi gucikagurika. Avoka rero ushobora kuyirya ku biryo
cyangwa se ukayikoramo amavuta ukayisiga ku ruhu, bikagufasha kugira uruhu rutoshye neza cyane. Koresha avoka wirinda gusaza vuba. Icya gatandatu ni urunyanya. Urunyanya rutuzi, urunyanya rusanzwe dukoresha mu buzima bwa buri munsi mu guteka ibintu byinshi bitandukanye. Urunyanya burya narwo rwifitemo ubushobozi bwo kukurinda no kurinda uruhu rwawe gusaza vuba. Urunyanya rwifitemo vitamine zitandukanye zirinda ubuzima. Urunyanya rukaba rwifitemo ikinyabutabire kizwi nka lycopene, gifite ubushobozi bwo kurinda uruhu iminkanyari. Rero koresha inyanya igihe cyose. Si ibyo gusa kandi inyanya zibitseho vitamine A, B, C ndetse na E. Ibi ngibi bituma inyanya zinjira mu biribwa by'ingenzi umubiri wawe ukeneye. Koresha inyanya kugira ngo wirinde ibibazo by'ubusaza. Icya karindwi ni amazi. Amazi ni meza cyane ku buzima. Ushobora kuba atari ubwa mbere wumvishe ibyiza by'amazi. Ibyiza by'amazi ntawabivuga ngo abirangize. Burya amazi afasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Niyo mpamvu buri muntu wese aho ava akagera agomba kwita ku mazi, akanywa amazi ahagije buri munsi, byibura litiro 2.5 ku munsi. Amazi ni meza cyane mu buzima bwa muntu. Rero koresha ibi ngibi nakubwiye aha ngaha kugira ngo ubashe guhangana n'ibibazo by'ubusaza. Yari Creative Teacher 250. Niba wakunze ibiganiro byacu, kanda like kandi nkwibutse gukanda subscribe ndetse na share usangize n'abandi bose.